Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ndabashubuje mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Jesus. Ko mudakomye amashyi. Amazina yanjye nitwa Rudasingwa Godfrey. My name is RUDASINGWA Godfrey. Mpagaze aha nshima Imana. I stand here to thank God. Imana yagiye inkorera imirimo myinshi cyane mu buzima bwanjye. God has working greatly in my life. Nifuje gutanga ubuhamya haciyeho igihe kinini ntibyagenda bikunda. I had a wish to give a testimony for a long time, but it didn't happen. Ariko ndishimye ko uyu munsi bishobotse kugira ngo mbwire bene data imirimo y'Imana mu buzima bwanjye. I'm very happy that today it finally happens that I share with the brethren the testimony of what God did in my life. Nifuza ko tubanza tugasoma cyanditswe kiri muri Tito ibice bitatu duhereye ku murongo wa 4. I wish I can start reading the book of Titus chapter 3 from verse 4. Tugeze ku murongo wa 7. You read from 4 to verse 7. Aravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza itabitewe no gukiranuka itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri idukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kumuducuncumuriraho cyane kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Imana imaze kurema Adamu na Eva, After God created Adam and Eve, yabashyize mu ngobyi ya Edeni. so he put them in the Garden of Eden. Muri iyo ngobyi ya Edeni hari harimo buri giti cyose. In that Eden was every kind of tree. Hari harimo ibiti bimera imbuto zose zishoboka zagombaga kubatunga. So there was all the trees with the fruits to feed them. Hari harimo n'igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. But there was also the tree of good, the knowledge of good and evil. Ariko Bibiliya itubwira ko hagati muri yo hari harimo igiti cy'ubugingo. The Bible also tells us that in the midst there was the tree of life. Bamaze kutumvira iby'Imana yababwiye, But when they went wrong against what God commanded them, Imana yabakuyemo. God took them out. Baravuga ngo reka tubakuremo. God said, let me take them off, kugira ngo batarambura ukuboko bagasoroma kuri cya giti cy'ubugingo, so that they can't stretch their arms to get the fruits of the good, the tree of life. bakarama kandi bamaze kuba babi, bakaramira mu kibi. They live longer, yet they became sinners. Impamvu usomye kino cyanditswe, The reason why I've read this verse, mbere ya byose ndashima Imana yuko ngewe Imana yandambuje ukuboko ngasoroma kuri cya giti cy'ubugingo I buhoraho. thank God that He enabled me to get the fruit of life. Haleluya. Hari ubuhamya igihe cyose buza imbere y'ubundi nubwo gushima Imana kubwo bugingo buhoraho mfite. So the testimony which comes first is the way I thank God of the life I received. Ndashima Imana rero ko nigereye ku bugingo buhoraho. So I thank God that I made the eternal life. Ibyo dukora byose tubikorera kubaho. And whatever we do is for the purpose of living. Yewe rero nabayeho mu izina rya Yesu. So and in the name of Jesus I live. Ubwo nimwakomera Imana amashyi. Amen. Amen. Nanone ndashima Imana mu mwaka ushize And also I thank God
nagize akabazo ko kurwara, naravunitse Last year I got injured, ku buryo ntabashaga kugenda kubera imvune nari nagize. so that I couldn't walk because of the serious injury, Umutima wanjye wagezemo kwiheba, and my heart lost hope. amen. Ariko ndashima Imana ko Imana y'ubwayo ariyo yanyuze. But I thank God himself, he cured me. Ubwenge abaganga bakoresha The wisdom the doctors use n'amafaranga twishyura abaganga, and the money we pay the doctors, byose ni Imana ibitanga. all the things are from God. Ubuvune nagize mu by'ukuri mu minsi yashize hambere, umuntu wavunikaga nk'uko navunitse byamusabaga yuko agomba kujya hanze. So the injury I got, it required a long time ago people to go abroad for treatment. Ariko ndashima Imana kubw'ubuntu bwayo, But I thank God for his grace, ko yagiriye neza igihugu cyacu. because God blessed our country. Ubu tukaba dufite ubuvuzi mu by'ukuri buteye imbere, And nowadays we have developed medical services, ubu nabwo ni ubuntu bw'Imana. and it is also the grace of God. Amen. Mu minsi isize nari nagiye Uganda, twari dufite ubukwe bw'umwana tubereye se wabo. Last time I visited Uganda, there was a wedding of my family. Ngaruka nazanye murumuna we nshaka ko yigira mu Rwanda. So I came back with the young one of the one who did the wedding. Yaje arwaye, ariko ageze mu Rwanda araremba cyane. She came back sick, but when she arrived in Rwanda, it became very serious. Arwara umutwe. So she had a headache, ku buryo yasaga nk'aho ataye ubwenge. so it seems she lost the mind. Niyo namujyanye kwa muganga, I took her to the hospital, bamuha imiti ishoboka, so they treated her enough, bafata ibizamini bishoboka byose, so they examined her enough, indwara irabura. but they couldn't see any kind of disease. Uko duteye buri gihe cyacu tujya tubanza kwigeragereza. So whenever we are attacked on our side, we try our level best. Ariko nyuma yo kwa muganga naje kubona ko nta kindi. But after hospital, I realized that there is no any other way. Nabonye ko nkeneye imbaraga y'Imana. So I came to the conclusion that we are strengthened by God. Naramwinginze ngo tuzane aha ngaha, kuko nabibwiyeho umushumba, ndamwinginga ngo tuzane aha pastor musengere. So I begged her to come together here to receive the prayer from our pastor. Ntiyankundira ko tuza. She didn't allow that we come. Ndavuga noneho ubu pastor aravuga ko namusuzuguye. So and I thought pastor will judge that I despised him. Gusa ndaceceka. I kept silent. Ndavuga noneho rero Imana, umwuka w'Imana uri muri pastor, uri nanjye uri muri jyewe, ngiye gusenga mu izina rya Yesu. So I decided the same spirit in my pastor, I have it. I'm going to pray by my own. Nari ngoswe n'abantu twabanaga kera. So I was surrounded by my former fellow. Noneho umutima ukambwira ngo ubu bagiye kuguseka noneho. So and then I had this doubt that they will laugh at me. Ariko Imana yabanye nanjye ndasenga. But God enabled me and I prayed. Kandi nkibuka yuko nsenga ndi umwana wayo. And I came to remember that I'm praying as a son of God. Ntabwo nsenga nk'umukozi wayo. I'm not praying as a servant. Ahubwo ndasenga nk'umwana wayo. But I'm praying as a child of God. Imana yampaye umutima rero wo kwizera. God gave me the heart of faith. Mvugana nayo nk'uvugana na data. I spoke to him as a son speaking to the father. Hallelujah. Hallelujah. Mbona umwana rero byari biteye ubwoba bivuyeho. So it was serious, but I saw God removing what was trouble.
nubwo ababyeyi be bafashe umwanzuro wo kuba bamushubije Uganda ngo bazamuzane inyuma, So even if her parents decided to take her back to Uganda to bring her after, ariko yagiye ndeba yakize. but she left the country healed. Amen. Ibyo ndabishimira Imana cyane. Turashima Imana nanone ku bwa Nyamata ko Imana yatwibutse ikaba yaraduhaye serire. So I thank God also that God established us and He gave us a cell meeting in Nyamata. Ndanabatumiye mwese hariyo bene data bafite inyota y'ijambo And ry'Imana. I invite you all because we have many who are thirsty for the word of God. Imana ibahe umugisha May cyane. God bless murakoze. you so much. Amen.